Mas'ala ya mbere muri iki gitabo, i'tiqadul firqati najiya, ariko kwizera kwitsinda ryarokotse, al-mansura, itsinda ryatabawe, ila qiyami saa, kuzageza ku munsi w'imperuka, ni itsinda rya ahli sunnati wal jamaa, itsinda rishikamye kuri sunna kandi bakaba bakiri hamwe, al jamaa, ntibatatanye no kukwemera, ni itsinda rigendera kuri Qur'an na sunna. Iryo tsinda rero, qala al-musannif rahimahullah, umwanditsi w'igitabo ari we Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Imana imugire impuhwe, yaravuze ati qawli, ijambo ryanjye nandika igitabo ngira nti i'tiqadul firqatu najiya, ukwizera kwitsinda ryarokotse, hiya al-firqatu allati wasafaha nabiyyu sallallahu alayhi wasallam binajat, niryo tsinda intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallama yatatse ko ari ryarokotse, haythu qala, aho yavuze ati taftariqu ummati ala 73 firqa, umma yanjye, ishyanga ryanjye rizacikamwo amatsinda 73, 72 fi nar, amatsinda 72 azaturuka muri iryo shyanga ry'intumwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yose azinjira muri jahannam, fi nar, muri jahannam, wa wahidatun fil janna, naho itsinda rimwe ryonyine gusa ryo ryatabawe ryarokotse, niryo rizajya muri aljanna, mu busitani bw'ijuru, muri paradise. Intumwa y'Imana iti wa hiya man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, iryo tsinda rimwe gusa rizajya muri aljanna ni buri wese uzaba ashikamye kubyo ndiho uyu munsi ngewe n'abasangira ngendo banjye. Iryo tsinda rero intumwa y'Imana yavuze ko ryarokotse kandi ryatabawe, rizanakomeza gutabarwa kuzageza ku munsi w'imperuka, ni rizashikama kubyo intumwa y'Imana yahozeho yigisha, ishikamyeho yo n'abasangira ngendo banjye.